ndagukunda kandi uzakumva ngura ahangaha cyangwa urihe ntacyo uba bamburanye ubwo se nyawo guca inyuma nkaza kurinda guca inyuma uziye mukara ese ntubizi ko mukunda nzamwica nawe nzakwica urabona ntuzamwemukire kumiriza seri ni ibiki kumiriza nzi ko wishimye ntuzi bakunda nzaguhesha ishema urumva nzakubera umugabo mwiza ntabwo uzambura sawa barakoze muri mubiki sheri reba koko reba ubwo se wikanze cyancitse iyi nshashwa waje gukora ari wicaranye mu bishyasi ntibatema imana reka uyu warureze niki umukozi wanjye araza kubikora kare uyu warureze niki wowe iki wowe iki ufite uburenganzira bwo kumbwira ngo wowe iki yapfuye perusi yapfuye ariya abana koko nzabemeza amafaranga yanjye nifite ndahamagara gusa umunsi bamfashe yaba baby sinzabakira ariko nanjye ndiniga ntacyo bazantwara mfite amafaranga nibanagenda nzabona ayandi kuko kariya kana ndakemera ka perusi ndakemera ariko nyanditse n'ubwira kera nzareba tuzakorana ubukwe muri abo bombi iyi bebe kitaba ntiyabiri mu bandi basore ko nayitemo ko nayica n'izo niga nkazibamba njyewe azakora ibindi ariko ntibakankure kwa bebe Alo? Shushubi? Usa nkaho utishimye? Hakurya umwanya ndi mu rugo nkurinze ko wagiye hari cyangwa uba uri mu wundi busore ubwo wasanga uba uri mu zindi niga nimba wanyemeye mukontu sinshaka ibintu byo kurwaza umutima urabizi ko fuha kandi urabizi ko nta n'icyo uba wamburanye uzi ko ngukunda by'ukuri rero ariko yuko ubimenya kandi ukabyitwararika twahanye amasezerano y'uko utazigana nkemuka kandi nawe sinzaguhemukira naze nta masaha uri he mami ngaho nguyu yose tugenda ndakumbuye cyane bihuta ahubwo bihuta Seri? Oui. Nuko nzoza?
kandi waronka Bizo basi. agakasi uri kwigira byo gusora ntabwo ntawe uri gusoma sigaye bigira nabi Nyigira nabi. nuko umuntu asoma umukunzi we bitabyaje ko wagenzi wariho Hari ibyo nari nkirimo mu rugo. uzi ukuntu avuye ku kazi kubera wowe uri kumbwira ngo ufite ibibazo bike by'amafaranga ariko ukaba wampindukiye gutya si uzi ko utishimye Ishimye. Nuko nyari nyakubuye. Njya hano hereye. ntuve rwose wamburiye he n'ubwo ntazi Nakubuze kuva kare nguhamagara kuri telefone ndakubuze. sinaguhaye imfunguzo z'urugo rwawe utinya niyo mpamvu kumudaza Umukozi wawe warenze kumwitiriza. iki Umukozi. ntabwo turavuga ntagenda ntameze gutya telefone iri Yasize mere kuri charge. umaze iminsi uza hano uba wasize telefone Nase uri gusiga kuvugana telefone. uri ku sha wowe perusi wowe ibintu nzagukorera wowe nzakumena umutwe bariya abahungu wiharaje bariya abantu muba muri kuvuganira Ni inshuti zanjye. inshuti zawe ni ubuhe bushuti umuhungu agira n'umukobwa niki uba wambura Nase kuvugana n'abakobwa umva nkubwire rero uzi ko ngukunda utazangwaza umutima w'umwana w'umukobwa ndagukunda utazatuma bajya kumfunga muri gereza akamara imyaka 25 ngo nishe umuntu none se kubera iki kubera kuba abazanga ushaka kugura telefone telefone yawe telefone nyayisize ku muriro nta muriro nari mfite ukwiye kugira inshuti nkeya sinshaka ibintu aho umuvugana ndabara si ubundi umushoferi yagushitseho ryari kubera nta mutumye waza gutanga byatinze uraza aho nyagahagarare ku muhanda mutegereza ntazi narakubwiye wiga imodoka si ikosa ryanjye maze igihe kingana cyo kugira ngo ugure imodoka wiga imodoka mu modoka mfite bureka kwibanira ni nzakiga nuko ntarabona umwanya wo kwiga imodoka genda wiga imodoka hanyuma mu imodoka nyuma y'ibyumweru bibiri nzaba narayize yose genda ubikore kugira ngo ugure imodoka tujye tubonera kabiri shyiraho tunasuhuke rukari zihari iyo myenda ijana ibihumbi ibihumbi ijana ko nari nakubwira ngo nzakujyana Dubai tujye gukora shopping imyenda ntiva Dubai ikaza ahari ni pirate nta mwenda nzakujyana Dubai cyangwa tujye muri Chine imyenda ihenze iyo tuzashaka umukiriya ku mazi nta kibazo wowe reka tuzajya Dubai rero ubundi ko ufite imyaka mukunzi mwakirize nzaya amazi akandi ngo amazi akandi nta kintu ntumwove cyangwa uzana akawisiga ni amazi akandi nta kintu mbanza usoma oui ufite agafuripurize keza reka reka kaza gakunda sekondiya ndiniga ariko uretse ntabwo uwo muvinyu urahari nshaka kunywa amazi ntacyo yanywa amazi hanyuma se kuva kare ibyo wiriwe ndongera untuma ndagukunda muri umukobwa mwiza aha dusukura gusukisha ni twiza aho hose ndi kuja aho hose ndi kuja bariko ngese ninde yagusutse surabwira mu mukunzi wawe rero ndagukunda kandi uzakumva ngo uri ahangaha cyangwa uri hehe ubu ntacyo uba wamburanye ubwo se nyowe guca inyuma nkaja kuri indi nuca inyuma uziye mukara ese ntubizi ko ngukunda nzamwica nawe nzakwica urabona ntuzampemuke kumiriza seri ni ibiki kumiriza nzi ko wishimye ntuzakunda seri watinze batarangije ihangane iravuga ihangane ntuzabone ntabwo ntazagukora n'indege nzakubura n'ututwa wow seri ndagukunda nawe ndagukunda cyane
utubizo twawe tuyo guhindura nabicariza reka kuyibanira kuna havungoye ubwo sisi yakwicarana nasaba kutamana none ufite utaze ibintu myinshi ejo nari nazi nkweto twagiye muri aniversary y'umwana twiganye muri France yari imeze neza natwe tujyana uranga nari nari mfite nyibitabo nsoma ibitabo nagize rero tujye imbaye muri shopping kandi imyenda ihenze nshaka ko tuzakorana nawe ubukwe nzaguhesha ishema urumva nzakubera umugabo mwiza ntabwo uzambura seri wazazanye imbere seri ubwo se wabandire nyine mama gukunda ku bintu usaba barakoze muri mubiki seri reba koko reba ubwo se bikanze cyane iyi nshashwa waje gukora ari wicaranye mu bishyasi ntibatema imana reka uyu warureze niki umukozi wanjye araza akaza abikora kare uyu warureze niki wori iki ufite uburenganzira bwo kumbwira ngo wowe uri iki stop wafite nubuhe burenganzira ufite hano muje kuganira mu nzu yawe sheri uyu yaje gukora kandi urazi uko uyu yaje gukora neza sibyo niwe wanyihamagariye banza nkubwire niwe wanyihamagariye mbwira ibintu bisanzwe sakuza abakobwa ngo se niki muri gukora ivuga uyu yaje gukora iki wowe kwanza uri kumwita ni sheri wawe oya ni sheri wawe okay nimusicaye apana kudukankamira banza ubwiza ukuri ukuri niko mushaka kumva nturi sheri wanjye singukunda hari icyo nakwiba ntufite imodoka ntufite inzu wowe nawe singukunda hari icyo mba nakwiba wowe ukuntu ibintu bimeze sibyo ariho ngo ushaka kwisigisha inzara banza ureke gutanga amafaranga banza utubwire umuntu utagende agende ayo mafaranga ntatwara turamarana muri tuvunane none turavunana ayo mafaranga kwanza ndabwira kiyo umenye ukuri kumwe n'imbwa y'umukobwa tuwa telefone ntakorera narikeneye abasore baruzuye hano sino umukobwa wo kuza sanga ureze umuntu ndagukunda cyane impamvu ibi bintu bigenze wewe ubuje gukora iki mureke ntabwo kuvagera tumaranye imyaka ingahe dukunda nabi wamaranye munsi kugira tumenye neza uko ukundana nawe sohoka unyereke imodoka paritse yakuguriye umva sohoka tugende nkwereke inzu singifite peyimpa imodoka birababaje ntakukunda abakobwa urahitemo usigare nayimbwa imbwa niwe n'ibipantaro bishanyagura ibishanyagura dore udupataro twakomba twa demi turarimo tuganira nibiki ko muriko muratukana umwe avuga ngo sheri uyundi ngo sheri hano hariho umuhungu muriko muravuga wabaye umuhungu kuva ryari uvuze ibi bintu muriko muravuga nibiki n'umukobwa nyamaho uri kuvuga iki perusi nawe nyandike uri kuvuga ibintu muriko muravuga ni umukobwa muriko murabwira nawe ngo sheri wanje undi ngo sheri wanje ndakubashe nakumena muri royi uri mushiki wanje nakumena royi nubwo mushiki wanje nakumena cyangwa muriko mukina filime nawe twakundanye n'uyu mutipe sibyo ngo umutipe ariko
none se avuye hehe uzi ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa muraziranye uyu ni umukobwa twararimbanye mu ikorari ni umukobwa ngo sheri ngo sheri wari kunyanika amazuba kunsabye imbere yawe bebe reba abana ukuntu basa neza buri mwana namugura inzu namuhaye n'imodoka ntimuze kunsebya sohokera mu nzu gusa n'ibibuza umva niki cyakubaye akaza kivugisha niyo muratenga umugabo umva babwire ariko mama yanditse nabize umushyitsi ikisi yatewe ko genda mu modoka hanyuma nawe genda usigije oya ano kandi asiramuhaye ndaguha nawe ya sana oya ayo mafaranga simpatwa ndararamo ndakuyanye nibikimwe cyatumena ubabwire sheri ibintu uba ukora ntabwo ari byo ashyira amafaranga agenda usigije ndaguhamagara mwanya muto so ni ibiki bikomeye ngaho kuza kunsebya imbere y'abagabo rongera nicyo impande yawe jena naradoze ruguru ngiye mu ivugabutumwa ariko aracika ego ndabona amatamu bihuriye ntibikize kubaye aba bakobwa bariko barabeshya ngo ubu nabashirira ngo nibiki ibi bintu nibikira yoye nibiki ibuke turirimbana mu ikoraniro kuririmba bihuriye n'icyondo umwana ntabwo none icuri cyahindutse ryaje ko nari nzi ko icuri twararirimbanye yego ntabwo twararirimbanye kandi n'ubu njya gusenga kandi inshingano zose ndazikora ntanga icyacu bifata imfubyi n'apfagaza ushaka nkora ibi bintu bimorero ntabwo ari byiza ibi nzimo ni uburenganzira bwanjye kandi ndabikunze uzi ingaruka mbi ziri muri bino bintu garura uri umukobwa mwiza umva nkubwire nyamaho nimba wabize ubukene reka ngo miliyoni ingahe ntabwo ukene ufise kandi urabizi reka kunteza abana reka kuba abana nk'ubu ngubu baragiye mani ubu bariya abana ndabakunda nubwo byashyitse bakamfata ariko ndabemera ubu se nzabakurayo reka kunyicira isoko nimba ari ubukene ukorera umuti ndaguha amafaranga umva ndaguha amafaranga ko bariya babebe ugenda ubambwira nihe uzobashikana uzobarongoraga bose si ndi umugabo wabo uri umuki gusa nyine ikosa nakoze nuko ntarahita nemera kariya kana ndatemera wabaye umugabo kuva ryari roye ndagusabye rero ibyo ubivemo ndakwinginze oya nuko ndakwinginze ubivemo si byiza nuko urashaka kunsohokera bo je nari nje kukuraba nari maze iminsi ntakubona ndavuga reka nze kukuraba none sanze ibintu byose byarahindutse warahindutse ibintu mbonye n'ukuri ibintu mbonye urakoze kunyitira isoko manje ikintu cyane ndakuwacura sister wagize nza kunyuba ariko ikintu mbonye nivyo ndiko ndabona n'amaso yanje ngiye kugusengera nta kindi bizina ubu nsengera gute ndamukanye izuba ryajyamba mwashenye mugashaka kwivana urabizi ko atabukene ariko nzi neza urubuto rw'Imana roye ntirubora subira mu nzu cyangwa nawe uranshaka wa mukobwa yawe mfite wowe nicyo ushaka Mr. David. Hinga. Umeze bite? Umeze neza. Kumbona so wawe wiri imihari cyane nibiki? Karambaye. Karambaye na. Nibiki? Baby zanjye zihuriye. Yama baby. Urumva umwe twari twavuganye yuko aza kare. Aho. Undi natwe twabona ku mugoroba. None ngo yarashaka kujya kwisigisha amaverni. Asa hano. None nshaka nyine kugashukashuka uzi ubukobwa. Nakubwiye wowe uzogo twawe cyo usange zakwaki.
wewe uzistiri zikigenge zira zara misitizira Mubwire man, umwana araje kandi nawe nafite na surprise. Nafite kumwambika agashenera. Kandi urabizi ko mwemera buriya bukobwa. Hanyuma ndabateka nkandike vuba nitega amafaranga akajya kwisigisha inzara. Nandita warashitse. Nyanditure haramisi. Yarakubwiye uzoko yo niba kwamwe amazidaka nta muvinyo se mani twimanukire komo we kizimbabwe ntakoze ndamu iri joro ndanywa kugeza bukeye dore uramavere abantu bari bicanye abana b'abakobwa bari bamenyanye mu vuga se ngo birangiye gute birangiye gute ko nyakubiza ukundana n'ubiri bw'uburofa mani we nawe nabahindura ubuzima umwe gaseje uyundi kibenga amazu n'abakuriye none nakubiza wice ibyo bimbabaje mani ibyo sibyo bimbabaje cyara kubwire nyamahoro arashitse ngo ndi umukobwa cyera ndi umukobwa nawe yamenye amavuta ndamuwashe ndisisa ndamuwashe ariko gengi wewe uteza kubaho kigenge abantu bashaka kwinjira mu buzima mfite amafaranga mfite amazu nkwiriye kubaho nk'uko nshaka kandi nanjye ibingibi nabyisanzemo si ibyo nikora iyo niyo life nziza kumugenge niyo neza mani wese nyumva kuri kuvuga apana kumubo uyatayata aho ngaho wigira ibintu z'ubu wese zira baby ndazibona gute ko zigiye rero turaza kuzinjira PM urabona aho gishara kuri ya boutique rero turinjira bank no uitutora izo ndege nitwamara zite ziburanishwe sivyo kwinjira kigenge kimya hanyuma tuze kuzinjira mu PM ndabemera mani gusa nyine nari nkimoniga imito yabo ngo ndebe kamwe nzagasimukane ngajyane muri France akandi ngafate ngajyane muri Etazi ntaho bari kuzangura we karakana gatoya kakandi kawaye urabona karaka baby gatema karaka baby kandi karakani wabo basigaye banyura byakara basigaye bakora buriya nyamahoro ariko nzeye wose kabimbira imbere yabo uzosarisha wewe ni kubera ko ugendana n'abari barokore basenga ngo basenga mu bintu birebire kandi we narakubwiye je ndicomoke sivyo ubwo rero ndaza kuzingwa mu mapire kugira ngo tete none nonsimbukana ariko bakubwiye nivyo tegereza kuba warafiki genge nimba yakubwiye ko uri umukobwa cyane namubashe mani si no uriya n'umwana wo muri site ntabwo nabimuka ariko ndavuga ngo ngombwa ko aza kugushwana kwa wikira umwana urumva umva mani ntabwo meze neza we nari biwo ndaza kukureba sivyo we ndaza kureba amapire hamagara Yohana angaza kureba ibintu bizamenya hanyuma mani nje ntabwo meze neza agenda utoro kuvuga bw'imodoka ugenda n'akazi ntabwo ngiye naye mfite misiyo kujya Belgique ariko numva umutwe reke mani we ndaza kugupitiwa urumva ngaho ma gatanu ndaza kureba pire ise tuja ngwerekeze uhita kureba amababy sivyo weji wowe gusa ugume uri life gang ibintu nyamahoro nkoreye mani uriya mukobwa aje hano nabuze amahoro afite amagambo yambwiye kuva mvuye hano kuryama nkarota nabi ubwenge bwari bwashyiriye ku bakobwa bagenzi banjye gusa kampuni none ndumiwe kampuni zose barazifunze zarahonze baje banjye sinari nkibikoza ngo ndi mu abakobwa nabo barampunze bose ndi mu kubahamagara nta n'umwe banyitaba nta n'imbabazi banangiriye ni ukuvuga ngo nsiganye akazu kamwe kano kazu ndimo kandi nako leta ntinyoroheye kubera amadeni mfite muri banki nakinishije igihe cyanjye bino bintu nagiyemo mbega ingaruka mbi mbibonyemo we
ubu ndabuwandi nishize n'abakungu umuhungu we nubwo yaba umutinganyi bishize agakizwa akabivamo ko abona umugore njye imyaka 40 n'ubundi yakize 45 nabaye igicibwa umuryango wose waranciye ababyeyi ntibakimvugisha baranciye baramvuma inshuti zanjye zose zankundiye amafaranga none ubu nta mafaranga nsigaranye nabaye umurwayi mu nzu nabuze n'umuntu nsigaye mbura n'umuntu umwana amazi yo kunywa ko iby'isi nakinishije cyane kandi ntikigarutse none kubera bino bintu Imana nkabisa inkoni n'indwara ndwara sindagira gute amadeni arani sindagira gute numva ari nta kindi cyamamara atari uguhamagara umukozi w'Imana sindabuhanga ibintu nuko byagenze amakampuni yose barakiza sinabimenya inzu bari abakobwa yanzi bahaye baranicyakiye umweru ubona aciyeho usanga yakoze ubukwe kandi ibintu nawe mwanditseho ntagira gute abariya nta n'urukundo bahundaga ubundi ni gute umukobwa akunda mugenzi we ko nari narasaze bino bintu n'abazimu bari barabinyinjiyemo ariko mana umuntu uri kujya muri zino nzira cyangwa umuntu bari gushukisha kujya muri zino nzira atari ukumutakariza umwanya no kumwicira ubuzima ikindi mbibone ntabwo iby'isi nabibuze bamuhamagare pasiteri nayo ntanabimubwira ndi mu kuryama mu ijoro nkarota abazimu nkarota ibiki nkabura amahoro mbega isoni ngiye guhura nazo ndimo kugendera mu kamodoka ukagira ngo karatemba n'ubutunzi za vewiti zose nazihaye abakobwa none ndi mu kubacaho bose bakandeba nk'ubu ni inzu usenyeraye mukanga ko yo bazaza kuyinkuramo pasiteri namuhamagara ko yatinze Alo? Pastor? Biragutunguye ko napere yanjye ndagukeneye ndagukeneye nagize ibibazo mfite ibibazo tabara wari hafi yo mu rugo wakabyarawe nimba ari imodoka nimba ari gufata ku minota itarenze 2 ushike kuko nutinda urasanga napfuye ihute sinzi ibintu ndi mu kurara ndota ndewe akeneshije igihe gahodi hano karibu pastor Yesu ashimwe Yesu ashimwe yego yambo karibu bine karibu pastor stari ni sawa murakomeye se nawe turakomeye ko mbaye mbona usa n'ufite nk'umurongo mwinshi pastor nararwaye narapfuye warwaye sinzi ibintu biri mu kumfatira aha ibindi bikamfatira aha naryama nkaguma kurota nabi nta kintu kiza kinanira Yesu ariko atari ibyo ntabwo wahamagara ngo nihane ndibaza ko atari irya mbere kumbona nahoraga nkubona mu mabarabara ugenda uri kumwe n'abandi bakobwa benshi twanahuriye none twige guhurira i Dubai bagiye mu mvugabutumwa nigeze kuja i Dubai muri uno mwaka ushize kubwiriza iriya mubara niho nakuboneye nanjye nari nagiye muri business ndari nzi ko wambonye nakurikiranye nimero mvuze ndakubona uri kuvuga ubutumwa kuri YouTube nkunze kuvuga cyane ndavuga ngo nzagushaka mfite ibibazo muri make ntabwo nzi ariko reka nkwigire ngaho umbwire n'ibibazo byabo ibibazo mfite maze imyaka 5 nawe umutinganyi narabaye
wayihangane nta kibazo umukozi w'Imana agomba kumubwira ibintu byose ntumuhe kandi je nza mbika ibanga singira bigambo byo umuntu twakundanye n'umuhungu umuhungu aramemukira maze kumemukira njye mfite ibintu pe nari mfite ibintu kuko ni njye mwana iwacu bagira wenyine ndi umwana w'ikinege hanyuma uwo muhungu amaze kumemukira kubera urukundo nari naramukunze ndavuga ngo sinzongera gukundana n'abahungu nitrakundana n'abakobwa kandi ibyo byose ahangaha muri Gaseke buri nta muntu n'umwe utabizi urumva mba muri ubwo buzima nkundana n'abakobwa mbahinduranya kandi umukobwa wese twakundanaga kandi ukuri nta mukobwa utaragira unkuye hejuru amafaranga yose aragenda yose ashira dore noneho n'igitangaza iyi nzu yanjye narize kuyikuramo umupanga ni inzu y'icumba kimwe na salo nari mfite ibintu bitagendwa nari mfite amakampuni nari mfite ibintu byose babifunze nagurishaga imodoka abakobwa bose baragiye umwe akaza akantuka nkamuha imodoka nsanga ibintu byose nabimaze none mfite ikibazo sinzi ukuntu ngira ndi mu kuryama nkarota nabi nkarota abazimu bari kuneka nkarota ijwi riri kumbwira ati bino bintu wabyinjiriye n'iki kandi nataye umwanya wanjye gushakwa ntawaba ukinshaka kuko isi yose irazi ndi icyamamare kuri YouTube ahantu hose barabizi ko ndi umutinganyi ariko ikintu cyonyine numva nshakamo amahoro ni uko wansengera ngakizwa kandi nimbona zino nzozi zimvuyeho nimbona ntongeye kurota bino bintu nzigisha urwaruka kuva mu butinganyi kuko nta cyiza kiri mu butinganyi pasi ntacyo kurota nabi kuba nabaye umusinzi nabaye iki amatatuwaje umubiri narujuje ndiga icibwa nza ncana abantu bakamvuga nta cyiza nabonye mu butinganyi atari ukwihonza kuko ibintu nari mfite nta kintu na kimwe nsiga n'iyi nzu leta uwari umusekreteri wanjye amaze iminsi amuhamagara simwitabe none nsanze amamesaje muri WhatsApp ari kumbwira ngo inzu bazaja kuyifata ngo nk'ingwate kubera ibintu byose babihombesheje ubwenge bwashije mu bakobwa bana ndakumvishije n'umugisha wahuye n'ibibazo n'ukuri mbaza kuko apone warahemukiwe ariko nyine isi ufata decision nziza kuvuga ngo uje mu butinganya ngo nuko umuhungu ngo yaguhemukiye ibyo gasibyo ntabwo ari byiza n'ukuri kuko wari kwihangana mu buzima bibiri tubwira igihe cyose kwihangana mu bibazo duhuye nabyo umuhungu arashobora guhemuka ariko si abahungu bose uhemukirwa n'umuhungu umwe ariko bwacu ukabona undi uruta wa wundi ibintu byose biba ku mugambi w'Imana urumva ariko mu gihe wabonanye n'umukozi w'Imana reka nze tubanze dusome ijambo ry'Imana ariko ibyo bibazo birashira byose nizeye ko Imana isumba byose nta kintu kiza kinaniye none kuri ubwo ufite imyaka ingahe ubu ngubu mfite imyaka 42 ntabwo urakura cyane uzoshakwa kandi uzobyara ntugire ikibazo izo nzozi mbi Yesu nta kimunani mu gukubitwa igorigota byose yarabirangiye ayo majambo wambwiye reka tubanze dusome mu itangiriro 19 guhera ahangaha wumva ukuntu ntabwo ibyo bintu by'ubutinganyi byatangiye ubu nyine byatangiye igihe cya Aburahamu reka tubanze dukuremo isapo dusome ijambo ry'Imana turyubashe tugiye gusoma ariko duhera hejuru cyane turasoma ku 19 no ku murongo wa 4 nibyo abamarayika bari baje kukura muri Sodoma na Gomora bacaga kwanduza kwa Loti baraharanga bafunguza reka dusome haravuga ngo batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he basohore turyamane nabo urumva ko ari ibintu bibabaje twokurirwa turondogora ngo tuvuge ibintu byinshi ibintu by'ubutinganyi by'abahungu n'abakobwa byatangiye kera igihe cya Sodoma na Gomora byatangiye kera ntabwo ari bisho ndumva umutima wawe warashenjaguwe kandi ubuzima bwawe busa n'ubwanyangaga urwaruka rwinshi nashize mu butinganyi
hariho abagabo benshi akazi kabo babeshejweho no kubesha gusa n'abahungu ngo bajye mu butinganyi oya ntugire ikibazo ibyo bifite igihe cyabyo uronse umwanya wo guhura n'Imana wo guhura n'umwami Yesu Kristo oh haleluya ndibaza yuko byose bita bikemuka n'abari bafite igihe cyabo nuko utazi amakuru ya Sawuli ngo yaragiye Damasiko kurimbura abantu bavugiraga Imana ariko ageze mu nzira ahura n'umumarayika nibwo ifarashi yamukubise hasi arayikubita ifarashi yamugase urankubitira iki nari mbora musuzugura uno munsi haleluya ijambo ry'Imana rigufashe cyane ubwo rero arangije yahise abona umuco uvuye mu ijuru ntiyasubira kubona yumva ijwi rivuye mu ijuru aravuga ngo se Sawuli undenganyirije iki uwo munsi nibwo yafashe rero ntugire ikibazo cyo kuvuga ngo wenda ngo barango ngo nabatinganye ngo baragiye nabo tuzobagera nta ubutumwa butaraje ko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu azogaruka ari uko ngo ubutumwa bumaze gukwirakwira ku isi yose nta gihugu kibuzemo umuntu wumvisha ijambo ry'Imana kuri ubwo rero ibi z'ubutinganye ibi byose byatangiye kera wihangane mu gihe wahuye nanje ngiye gusaba Imana nta kinanira uzoshakwa neza kandi urahita ugira amahoro wahuye na Yesu nta ijambo na rimwe rimunanira ngaho upfukama dusenge ngusabire ntugire ikibazo ibintu byawe byose uzobigarurirwa Imana nta kinanira ibiri mu isi byose ni ibyayo ubu butunzi bwose buri mu isi ni ubwayo nta kinanira ibi byose byavuye ku Mana nubwo wabyicaguye nabi ngaho humiriza dusenge reka dusenge mu izina rya Yesu vuga ngo mwami Imana nemeye kukwakira mu bugingo bwanje nagende mu bintu byinshi bitagira umumaro ariko uno munsi hanagura izina ryanje mu gitabo cyo kurimbuka uryandike mu gitabo cy'ubugingo mwami Imana yacu tweretse uno mukobwa yari yaragiye mu bintu byo gukundana n'abakobwa bagenzi biga bita ngo n'ubutinganyi by'abakobwa ku bakobwa gukundana bakoze amanyanga menshi bakora ibintu byinshi bitagira umumaro ariko yaje kubona yuko ari nta mumaro bifite bikurikiranye n'ukuntu yabayeho mu buzima bubi abona yuko bidakwiriye aravuga ati reka aze ku mwami Yesu ko ari uzi utanga amahoro yahoraga arota nabi yahoraga agira inzozi mbi yari afite amahoro ariko mwami Yesu nizeye yuko kwakiriye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe ndategetse mu izina ryawe Yesu oh haleluya kugira ngo ubashe kumugarura amahoro yiwe umugarurire ibihe byiwe umugarurire buno buzima bwanyanyagiye bwagiye ku musozi ubashe kubugarura umuhe ubuzima bwiza umuhe kugukunda umuhe kugukorera kugira ngo abashe kugarura bino bihe bibi yatakaje abashe kubisimbuza ibyiza kandi ikindi umugarura igikundiro yaramaze kwangwa hanze yarazwi nabi ariko ndaseze mu izina ryawe Yesu kugira ngo ubashe kumufata kandi nkuko wafashe umukozi wawe Pawulo umubere igisubizo umuhe icyo yifuza muri iki gihe kandi senge n'abandi bameze nkawe kugira ngo bashe kugarura umutima kugira ngo nabo bazobashe kwihana icyo twizeye nuko mwami Yesu ubashe kumuha amahoro kandi ukabasha kumuha igikundiro kugira ngo azobashe gushakwa neza aronka abana bazogukorere bazovemo abakozi b'igihugu bazovemo abakozi bo mu nzu yawe imirimo yose myiza izomubeho ni kubw'izina ryawe Yesu tubisenze w'i Nazareti amen. Nakoze cyane pastor. Sawa reka ngende kuri ubwo sinsubira kwicara wizere uraza kumva ubuhamya nimugoroba kugira ikibazo Yesu arakuruhuye ngiye kugira amahoro adashira kandi isi yose ngiye kukugaruka abaguhebye bose abahungu amatorero yose nzi yuko agiye kugarura icizere. Urusengero rwa n'uruhe pastor? Jewe nsengera muri Sesisera. Nsengera muri Sesisera. Mu Cibitoke uzoze asigaye. Ariko ntibazantera amaboko. Oya ntacyo bazogutwara na Paulo niko byari bimeze ariko baje kumwize. Niyingwa muzoze turadusenga
saa sitatu ahasigaye tuzokumuriki mu ikanisa banakwandike mu gitabo cyakora sinovuga ngo banakwandike aho umutima wawe uzokunda aba ari uzirubura zose nta kibazo. Urabona ko twegereje Pentecost tuzahita tunakubatiza kuri Pentecost tugira ikibazo. Haleluya, vuga ngo amen. Imana ibane nawe, turaza kuzanguma nkuvugishe ibyo byose birarangiye mu izina rya Yesu. Sawa rero ubwira ibihe byiza.